urwo n'urusaku rw'amasasu ya nyayo wumva ndetse n'ibikompura, kandi ntabwo biri kuraswa n'abasirikare babigize umwuga, ahubwo n'urubyiruko rw'abasore n'inkumi rwitabiriye itorero indangamirwa icyiciro cya 13 umwaka ushize. Section 2, remove fast. Nibyo koko ntabwo turi abasirikare, ariko niba ku giti cyanjye bitwereka ko nk'umuntu w'intore tugomba kumenya ibintu byose n'uko ku rugamba biba bimeze. Mu gihe igihugu cyaba gitewe cyangwa se hari umuntu ushatse guhungabanya umutekano w'igihugu, tukaba nk'intore twafatira mbere tukabasha kuba twatabara igihugu kandi tukakirwanirira. Nanjye nk'umukobwa ibyo nize byose nshobora kubyifashisha n'igihe hari umwanzi unsagariye, cyangwa se n'igihe harimo umuntu ushatse kumfata ku ngufu, cyangwa harimo ushaka no kunyaka ibyo mfite. Kuba uru rubyiruko rwitabira itorero indangamirwa ibyiciro byose ndetse n'urwitabiriye icyiciro cya 14 uyu mwaka, ngo kuba ruhabwa amasomo yibanze ku bya gisirikare n'ubwo abatari abasirikare ngo bifite igisobanuro. Uyu ni Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene. Hazamo n'imyitozo ngororamubiri, haba iyo bakorera hamwe, haba iyo banigishwa ubumenyi bw'ibanze bwa gisirikare, akamaro ko kurinda igihugu, ibyo nabyo barabitozwa. Ntabwo bari abasirikare b'umwuga, ariko bahabwa iby'ingenzi bimwe na bimwe bikenewe, kuko urubyiruko baba banakiri mu myaka yo gushobora guhitamo. Bashobora guhitamo kwiyemeza kuba bajya mu ngabo z'igihugu, kwiyemeza kuba bajya muri polisi y'u Rwanda no mu zindi nzego z'umutekano. Uyu ni n'umwanya wo kugira ngo nabo barebe ubumenyi bafite, icyerekezo bashobora kuganisha ubuzima bwabo, noneho bahitemo bazi icyo bashaka koko, kandi banabiganiriwe n'abanyamwuga babizoberemo kugira ngo bumve uko biteye. Uyu mwaka itorero indangamirwa icyiciro cya 14 ryitabiriwe n'abasore n'inkumi 429 barimo ab'urubyiruko ruba mu mahanga ndetse n'abiga mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda. Kuba aya masomo yibanze ya gisirikare nabo bazayahabwa ngo ni inyota ikomeye kuri bo. Itorero ngitezeho ibintu byinshi nzakura hano, kandi nanone nitezemo ko nzahakura ubundi bumenyi byo ko nakwirwanaho. Batweretse uko urubyiruko rugenzi rwacu gace hano mbere uko rwabayeho, nabashije kubona ko bitanga icyizere ko natwe tuzava hano dufite ibintu byinshi tuzi ku bumenyi by'ibintu by'imirwanire cyangwa martial arts. Biteganyijwe ko mu kwezi gutaha kwa 8 aribwo itorero indangamirwa icyiciro cya 14 rizasozwa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda.